hakura bizina kwemera bakorerwa inkono ishushe ninde mukozi wawe hano mu wagire niba ndimo kuri telefone ndimo kuvugisha sheri ntago wakihangana nkamubesha bashirira amenyo mbimbere tukavugana nyine mavire kamubwiza ukuri nuko watinze guteka zagenze nje ndimo kuvugana wahashe wahashe mbimbere uba wibutse kuki uba utaje se ngo ubikoreka izo nimba wungirire ureba mwese turagikina ibyo wahashe ko wirirwa ku matelefone se nizere ko uvuye no kubihaha ushanga umukiza amayinite se none uko mbagize mbese mama ngira abamagara imbere mavi reka nkubwize uretse kugenda amavi kandi njyewe narakubwiye ujye umbwira utarimo no kumwanga mavi reka nkubwire njye ndarambiwe buretse mavi garuka hano ntukabone usuzugura cyusa ngo ugire ngo nanjye wansuzugura imyaka nkurusha ni myinshi mavi ni myinshi urimo urambwira iki narumva mavi mva nkubwire ibyo wakora byose wanywa urumogi wanywa ziriya kambuca wirirwamo wanywa inzagwa za hehe reka nkubwize ukuri ibyo unywa byose reka uriya muhungu reka cyusa wimucunaguza uzi ko nge noneho reka nkubwire ndarushye ku buryo ngiye kukurega muri famiye nkakurega no kuri leta nkagufunga uzi ko bitemewe gufata umuntu ubana n'ubumuga ngo umucunaguze bingana kuri umutoteze no nge kamari reka nkubwize ukuri sibyo kandi no si ijambo cyose rimaze no kundya mu nda ku buryo njya no kudiyara nkumva yaje mu cyusa unaritinyu ryibagirwe ndakwiyamye kuri uriya mwana w'umuhungu wanyiyama se nkandi icyambere uranigira fe wanjye sibyo urazamuyijwe none kunkangisha gufungwa ngiye kurya imvungure uzamuyijwe pe uzamuyijwe wakuze ubwanwa bwaje urabona babaye umugabo cyane umuriro se kugiye uzi imyaka kurusha uriya muhungu ugiye gupfa ubusa nyine wabanje ugatereka ibyo turi bugiye umuntu agatungana nayo ibyo asabira kureba nakubwiye ngo genda uzane ibyo wahashye none se byagenze bite ku buryo urimo kumbwira nabi ngo baramfunga nakoze nta soni ufite wowe urafata umuntu ubana n'ubumuga ukamujyana kuvoma niba byarakunaniye wabyihorera tukabyikorera wabyihorera nkabyikorera n'ubundi k'imisaraba mfite itanyoroheye nkareshyiraho n'iyindi umuriro mfite urahagije pe umuriro mfite urahagije mavi reka kamari reka nkubwize ukuri nimba ari ukugiye gutunga cyusa ugiye kumugira noneho ikimuga cy'ibimuga reka tujyane neza hari abantu bafite ubumuga bwo kutabona bigisha urumva batwara imodoka bazi gukoresha murandasi na za mashini turimo turamukoresha imirimo y'amaboko ufite amafaranga yo kujya kubimwigisha se wabuze nayo kujya kumuvuza ufite ayo kujya kubimwigisha aho kumutenga tumujyana mu rusengero ngo bamusengere tureke ari kimana yadukorera uraho uri kwirirwa mana yanjye mafi uri mu biki koko ibi bintu uzabyicuza ntago bamusenyera ashonje urumva shonje mafi reka nkubwize ukuri ibi bintu uzabyicuza ni ukuri kusoko kubeshya uyu muhungu nakira aramutse akize gatoya waba ureba ni ukuri kwimana ibi bintu uzabyicuza uri guhemukira umwana w'umuhungu uri kumuhemukira nta kintu yigeze kugirira yakwishyuriye amashuri yakugaburiye reba ibintu uri kumukorera wigize akagabo urumva washyushye hejuru ya ruriya rugomo wirirwamo munywa amatabi cyakora mana nimba utabara reba musaza wanjye ukuntu ameze reba reka nkubwire ngiye guteka ariko ntabyo urya Josiane bite? Meze neza amakuru. Ari mwikumburi. Naye niyo ngukumbesha. Katwicarire. Amakuru yawe se? Neza. Misi myinshi. Nari nkumbuye kuba hafi yawe. Misi kumaze imisi waratwanje. Ntabwo nabanze. Waradusize. Tumaze imisi tubaha twenyine rwose n'ibibazo byose by'iyi minsi. Isura reba koko ntakicara igihe kinini muri ino nzu nawe kubizi. Nese twe ko tuyibamo twebwe. Hari kera mama ataragenda na dati. Ubu nsigaye ndi umunyakigali. Ni uko utareba ngo urebe ukuntu nsigaye nsa neza. Urasa neza cyane.
ndasa neza nari nihombeje kandi ariwo mutungo mfite. Ni igiki? Cyo ni igitelefone kidunda hasi. Ni phone ihagaze amafaranga menshi cyane pe. Shuzi yawe usigara umukire. Uko biri. Ufite amafaranga rwose. Nta kera. Nicyo cyusama makuru. Cha mva. Iby'iyi minsi nyine urebye ni ibibazo. Nirirwa ahangaha. Nirwana na Mariza. Mavide nawe ni ibibazo yirirwa mbangamira nkubita. Uvuze? Mavide? Aha wagira ngo Mavide aho kugira ngo agufate neza agufata nabi kandi ubana n'ubumuga bwo kutareba. Amfate neza. Bamuseke. Hako none ibigerageza. Umva rwose ejo bundi haherutse kuza ansohora muri toilette. Ansohora muri toilette ngo ninjye kuvoma. Nakubwe ariko umva ansohora nabi. Ni ibibazo rwose ngiye agahinda kamaze kundenga pe. Cyusa ntabwo ari wowe gusa kuko ibyo bintu birababaje. Mavide atinyuka gukura muri toilette. Umva yansanze muri toilette. Ese abazi kureba inzira. Hangane mwana wa mama. Nakunda ariko Kamariza kwitaho neza bikwiye. Mariza rwose nta kibazo anyitaho uko ashoboye muri bike dufite ubona nta kibazo ariko urebye rwose ni ibindi ni ibibazo gusa ariko ndakomeye ndabyihanganira nyine ariko nyine nta kundi ishobora kuzareba n'ubundi kera wararebaga ariko n'ubu ngubu bishoboka nanjye nzakora uko nshoboye kugira ngo Cyusa wongere ugarure imboneza wongere uturebe kuko Mavide warambangamiye aranambabaje kuba atinyuka akagukura muri toilette ngo jya kuvoma. Ibyo byorere byikubabaza ibyo ni ibyoroshye mvuze ariko nta kibazo nyine niko kuba mukuru bimera urihangana ibibaye byose kari umuvandimwe wacu se twamukorera iki nuko umwakira ukore nta nicyo wakora ariko nyine yagakwiye kwibuka buri kimwe cyose wamukoreye. Mavide wamwishyuriye ishuri, Mavide wamuguriye umwambaro igihe mama tutari tumufite nuko yagatinyutse kugufata. Ibyo ntago abyitaho rwose nta nicyo bimubwiye w'icyazi nuko ubyuka yigendera akajya kuzerera n'abandi basore insore bagenzi be bye nsigaye ngira n'ubwoba rwose ko ashobora kuba afite ibindi bintu by'ibiyobyabwenge afata kuko ibintu ankorera ibintu akora ntago ari iby'umusore muzima no kuri ntago ari Mavide nzi yarahindutse cyane uriya mwana. Cyusa icyambere na mbere nuko tugufite nka musaza wacu kandi data yashyize mu kimbo cye ngo ugire ngo turwaneho nubwo byabaye gucya ariko kera waratwitayeho uko bikwiye ahubwo Kamariza ubwo abasha kukwitaho akakurinda Mavide nimba asigaye ibiyobyabwenge nimba asigaye yirirwana n'incoreke hirya hino akabaza gutura umujinya byose bizacamo ndabizi neza kuzongera ukareba. Bizacamo none se wowe umeze ute amakuru y'iminsi ngo umaze iminsi ngo ube i Kigali rero mbwira rero Kigali amakuru yaho rero nese uba ufite amatsiko yo kumenya Kigali mba numva rwose na kutareba mba numva ngo bubatse ibizu binini ngo birazamuka bigera hejuru ubwo nawe mba nkumbuye kugera rwose ngo ndebe ukuntu hameze amakuru. Shawuse nyine ko nta ukuntu twabigira ariko wazanjyana yo rimwe rwose wazamfata ukanjyana. Okay niba ngombwa nzakurandata nkwijyanire nka musaza wanjye nkunda Cyusa ndagukunda cyane nawe urabizi nubwo ndi bucura ariko urabizi ko nta muntu nkunda numvikana nawe nkawe. Nanjye nukuri ndakwishimira. Kigali ni umujyi uri butamura rero ko nanjye nabaye mwiza se ndakubwira ngo urareba kutareba. Oya ndabyumva uhumura neza uri guhumura rwose ahubwo umva ahubwo se ubu ntago nizere ko utagiye muri bya bindi rwose aho nabaga muri Uganda nabonaga ibintu abasore bakorera abakobwa nizere ko rwose utajya mu bishuko by'iki Mavide. Suyu nakanyumva. Mavide. Ese Mavide, ubu waje guhinga, waje kuryama, ako Mavide. Ubu nanijwe niki? Baranyereka ahantu wahinze. Hanyereke se ni wahinze he?
naje ndavuga nireka mbanze nduka mbere yuko nangira akazi bigaragara nari naniwe cyane wari unanese wakoze iki reba iyi myumbati wangije reba ese urabona yari yera koko ku buryo ugenda ucukura nari ndimo kureba ko naba mekenya mu gihe ngiye kwitegura gutangira akazi kandi none nsanze kagishora ndavuga nireka mbere urabizi nawe mba niriwe ndimo gusenya nkajya kuvoma ariko mavi mwambabare mukanduhura mu mutwe koko mwambabare ko ibibazo bifite bihagije ubu muragira ngo nkore iki Landlord ejo yaraje waramubonye ibibazo biranyishe ariko agiye kudusohora hanze nawe nushaka guhinga ngo byibuze tubone ko hari ikintu twasarura tukajyana ku isoko nase ubu muragira nkore iki ariko kuba umuntu atabona ubushobozi bwo kuvuga ngo yishyure inzu ntabwo none se muri uyu mudugudu twebwe twanze kwishyura abantu rega abanyaga nyiri mazu ahubwo akaba privé bakavamo bakajya kureba ahandi baba tuzajya he nihe wubatse mavi nihe wubatse tuzajya sheregura bivugisha amatama abiri nihe wubatse tuzajya cyane igitekerezo kandi bitakuyeho yuko nuko nabaye umukobwa yenza kuba n'umukobwa ngewe ubu tuba dufite amafaranga none se umuntu ushaje masa aho mubera ibigoryi we na mushiki wawe mufite ibitekerezo bimwe wamukurikiye mukagenda ahajya nawe ukajyayo ukajya kuyazana amafaranga isi ndaya z'abagabo kugira ngo zibone abakiriya n'iz'abakobwa kanyumvira wese wagiye kubayo abagabo nibo bashora amafaranga kugira ngo babone igitsina gore cyo gishora amatako kanyumvira ese nk'ibyo bikuraye kandi usigaye unywa ibiyobyabwenge mavi ziriya mbobo z'agasozi mwirirwa mugendana nizo zakugize gutya reba iryo jisho ukuntu ryabaye reba ukuntu wabaye ako mavi ubu watuje koko ukambabarira ugatuza ukaba umugabo muzima umuhungu muzima ukamfasha gukora tukubaka umuryango reba ukuntu umusaza wacu yabaye ntabwo ari kureba aka kanya yaradutunze yakoze uko ashoboye tubaho aratugaburira arakwigisha none ahananiriwe aho agiriye ibyago akabana n'ubumuga bwo kutabona reba ibintu turi kumukorera niki se turi kumwitura ko yaduhaye urugero rwiza ese nitwe twamubwiye kujya mu ndaya z'ingande zikamuhumya urabizi neza ko ari indaya ariko yahumiye muri Uganda kandi kuba yarahumiye muri Uganda abakuroza indaya mu kanwa kawe habamo indaya gusa mu kanwa kawe ariko n'abanyamwuga njya numva ngo hari n'ukuntu agukopa nyine biterwa n'ukuntu mwumvikanye agukopa iki ibicuruzwa byabo mavereka nkubwirwa uko ni ibintu bimeze njye nawe ndashaka twumvikane nitwe dusigaranye mushiki wa yaratunaniye areba ibintu asigaye yigira asigaye yambara ubusa kirukanka ku gasozi uri kumva njye nawe ndashaka duhuze dushyire hamwe dukore twubaka umuryango twishyurire iya nzu mbabara mbwira ahantu tuzakura ukuntu tuzuzuza 5,000 byo kwishyurira ayo mafaranga tuzakura ariko mbabara mbwira uriya mugabo katumereye nabi ariko njye kama nari mfite igitekerezo nuko njya kuvuga nyine ugahita uvuga ngo ni ibiyobyabwenge njye ndashaka ko tuvumbura uburyo wakoresha impumyi imirimo nyine nk'umuntu ureba ku buryo yakora nk'indogo kuri amusore andusha n'igihagarara ujye ubibona kandi usha yakoraga na siporo mbere yuko ahuma sinzi ngo nimba akoriye guterura amasahani mafi fata igitambaro gufunga amaso usoke muri uyu murima umbwire kuri bubishobora uzi ko nakurya na jido nicaye hano kuko ndimo numva ahantu urimo guhumurira nakurya pakati mu majibo urumva impumyi ziba zireba nuko ziba zirimo ubuze uyisunumbate iki si igiti iri simbi barabucuritse muri wese wabaye iki basi kababyeyi bagiye uri muzima waje kurongwa gutahumva ko mbona ari we waruzwe ko mbona abo basaze byagenze cyusa ni uturuta cyusa ni ugomba kuvunika kandi mu gihe buriya uzarebe no mu ngo muzima busanzwe iyo umukobwa muto ashatse umukuru wenda agashaka umuto ahita ashabuka nk'ubucyusa apfuye uzi nk'inshingano nafata ariko nase uragira ngo apfe uri kumwifuriza gupfa ni ukugenda wenda reka tuvuge kugenda ariko mana nyagasani we wadutabaye kisi irangiye apfe umuvandimwe wawe apfe nyine agiye nkamenya ko adahari navuga ngo ni kagenda bukwirireho kagende kono kameze nta soni mavinda kwinginze reka ibi bintu byose turimo tubireke twubahane dukore twishyure inzu sibyo haguruka tujye kurya nahishije sinumva nk'ubu sibyo kurya ko iyo bitangira mbere ukavuga ngo byahiye vayo w'ibyo bigana twajya kubigira umuntu yari ko yo kubona
uzikurinda gusa no kamareka nkubwire ngewe nzabatunga kandi muzakira ibi ngibi byo kuvuga ngo uzabanza witungure nawe ubwawe kandi ndakwemera ntukarafa buriya mu bantu fatiraho n'ikitegererezo wowe urimo adafite n'imyotsi atanga sabani cyaro cyazo ese ubwo maviri mu biki sibyo no kurigurisha gusenesheje amazuru akumana ubutaha ujuza nyine useta ibirenge basi umuntu amenye ko wagize uzikura umugirwa nca mu jisho yawe turarigushije nta kundi ibyari sadisi watangiye gukurura kuri ako kantu di ese birakureba ko ugize indaya ya Kigali ko wirirwa urimo gutanga kuri buri mugabo wonye ni kibakwire ngubu ntabwo cyitwa Josiane kibakwire reka mbwize ukuri bro utazanyubahuka nubwo ndi mutoya ndabizi kuri mukuru pe ariko utazatuma nkubahuka indaya none reba imyambarire n'amajipo yeguye ari cyaze n'abagabo baryo ubusa bagaciragura ubu uyu mubyimba wagira ngo baraguhaze niwo birukanka inyuma ngo ni kibuno kivamo iki taramuzirana mavire kamubwiza ukuri nanje kuguha warning yanyuma urabyumva urama warning reka mbwiza wowe urama warning jeje reka mubwiza ukuri nimba udashaka yuko nzana gucangama iki ikintu narakirinze urumva sinshaka kuzimenyeza no kubita abagore ejo nkazakubita umugore wanjye wowe nagucangama iki ku buryo nanagushyiraho itegeko ntuve hano ukajya uba hano ugahinga nukabona umuntu yarakwiyoreye ngo ugire ngo wowe nakwicaza hano ukajya urya n'amateke nkuko tuyarya hano kugenda kwirira dufuri two mu boro yanjye nanjye nakubwiye ngo uvuye yandashaka gucunga urumva wakicwa nabyo byagushyingura ugakurikira mama nubwo wagiye yari uw'agaciro ntago bindeba wowe icyo nshaka kukubwira nakubwenge kuguhaho ningi ku muntu bitwa Cyusa Mavi wongera uvukomere ngo kuri kigishira muri ayo matako birirwa bazungazungamo bashyiramo zira boro zabo mpatwika ndaye nimba hari umukiriya uzongera kubona uvuga ariko wumve ndagira nakubwiye ngo ni warning sinshaka kongera kukumvugirira nabi Cyusa Mavi uzatubona ko ngiye Joana ndi Joana sibyo ntacyo nakora kuri Cyusa Mavi umuco warawutaye ibiyobyabwenge ni byose byakwica bikakubindura muri wese ntacyo bimbwiye ariko ndakwiyamye kuri Cyusa urabyumva waramubyaye se ko n'umushyize imbere kuri Cyusa we nawe wabanje ukava mu bagabo urumva ukava mu kuraraguzo nk'imbaho bitagira hiba hano ni mu rugo urumva ukivuga n'ibyo ngibyo uba nk'umunyakigali nyine Mavi ndashaka kukubwiza ukuri usibye urumogi ubashije nta kindi ubashije sibyo Mavi ndi mutoya ariko mwagakwiye kundera ariko isaho umenye ko inzu urimo nanjye mbifitemo uruhare urabyumva rero ko wabangamira Cyusa Mavi yakwishyuriye ishuri yakumenyeye buri rukweto rumwe rwose wifuzaga ataraho ariko isaha niwe wari kumujya imitsi unamubangamira kuzihema cyangwa ubona utukuye ukagira ngo erega ayo maso nawe ejo yahuma urabyumva nawe ntiyari ameze ntago wifuzaga kumera kuri urabyumva itabi ryabaye itabi aho kugira ngo hagaragare ubwenge haragaragara ubugoryi n'itabi rijejeta nta soni wagakwiye kubahuka Cyusa kandi ari we mukuru none si iki kutambwira dore ngo karagira isoni reka ujya ngo impamvu utazi urukonka nibyo birimo urandeba iki ntinkavuge ngo ndebe nubwo ndi muto nubwo ngo uruhare rwose nanjye ndarufite nubwo ndi mutoya ariko reka mbwize ukuri Mavi reka rero twumvikane sibyo ntabwo nshaka ko ngutombokana bikavoma bikitirirwa urumogi kuko ubu nagucangacanga bakavuga ngo ni urumogi rugucanze mba hejuru cyangwa nkutwike ndabyumvisha ibyo umbwira kuri Cyusa urumva nawe najya ashaka icyo akora mba hejuru cyangwa nkutse umva Mavi ndagiye ariko kuri Cyusa nawe uzahasiga umutwe
ambesiro umuntu abagitekera akawidika ugiye kwigira kwa Bob Marley umujene wangaje n'inyatsi polisi yagusanga. Nobody can stop me. Ué, Mavide! Mavi! Kumbi ni mwebwe. Mavide ni wiki. Mavide ni wiki. Arimo sawa. Mavide ni wiki. Akabahungu bo muri buhoro mwigize biki? Uyu mudugudu musigaye mwara uzengereje mwigize ibiraya ubuje gufata Mavide wiki. Cyo gufite umunani uratwite. Gatwite bihaga. Abakobwa muri zino kare barabambwiye. Umva ubuyoga kanuka. Ubuje ku murango mujye kunywa ubuyoga. Mavide mu nzoga ze. Uri kwibaraguzwa se ntago mubisangira. Ntabwo ari mwebwe mwanyiciye musaza wanjye ntabwo asigaye yarabaye nk'umusazi kubera mwebwe. Reba ukuntu umeze. Umwana w'umuhungu nkawe. Wejo hazaza iwanyu bategereje ibintu byinshi. Uri umugabo se uri umugabo hari umugabo umeze nkawe. Hari umugabo umeze na ukuntu nuko ubuyoga bw'amagi. Hari umugabo umeze nkawe. Uri umugabo mu bijyanye n'iki? Uri kurunguruka umeze nk'umujura. Ahubwo se Mavide arimo. Cyo gufite umunani. Nyanya. Cyashane mu. Genda kwiyamye. Mavide yambwiye kuri uwo muntu. Genda kwiyamye kuri musaza wanjye. Uri mushiki we. Genda kwiyamye kuri musaza wanjye. Ndakwiyamye. Ubona muri karitsiye buriya. Nzazi iwanyu nza kwiyamye iwanyu. Aho nzingira iwacu kumbi wanjye. Ariko nta kuntu wagira iwanyu. Nta bana bagira iwabo bameze nkawe. Genda kwiyamye kuri musaza wanjye. Muveho mureke. Reba ukuntu mumugiza muramwangaje. Yari umuhungu witonda ari umwana mwiza. Reba ukuntu yabaye. Ari kuza buri umugara wa Kinyarwanda. Abahungu b'inzobe n'ubu bazi. Abahungu b'inzobe. Wowe w'igikara se wabaye iki? Umusaza yambaye ikote n'iri. Ubiri ni ikote. Ikibore wajya bagitoraguye muri bebe. Kubahana. Arimo se ahubwo. Ntawe urimo. Ushamenya wankunze uko. Ibaze njye nabwo mwakunze muvuga nabi. Ibaze njye nagukunze nkawe. Nkawe se ninde wagukunda ari ukuntu mbega amahirwe. Nawe ubwawe ni wikunda ngo njye kugukunda. Urana ukuntu umeze. Nk'ubu se aruje kumufata mu mugihe. Ani by'abagabo ntago abagore byo byibangamo. Nabo Mavi. Nakubwiye ngo iki? Nakubwiye ngo iki? Nawe urimo. Ntawe urimo. Nakubwiye ko ntawe uhari. Widuteza urusaku mu rupangu. Hongeye kuba inama. Korode naguhamagara gusure. Muri cyo buraza bakora iby'imishinga. Maze muririmba indirimbo by'ubugori. Nk'ubwo nako aririmba indirimbo y'Imana. Nzakagenda. Nk'ubwo se ntabwo basundisha muri iyo ndirimbo. Urimo uramufata ngo mujye kubyina zuke mu ndirimbo y'Imana. N'ubundi gifite discipline. Umugore yashatse n'ingoye ndende. Mwari murimo kuganira ku buzima bw'imyororokere. Induganira no kuyishura ujyana n'amezi y'abakobwa. Witwaganira iki? Mwebwe muganira mufite ubugori bw'ibwari. Ya gahunda y'akazi se yabonetse. Umva yose ubukene byakemutse. Babagira ngo tugiye kubaka ibintu bya marigori muri Kigali. Umusaza ngiye kumugira umugabo. Ese wakwambaye neza? Nari mu katugunda ariko mushiki ameze nk'abanyerondo bakaritsiye. Aragenzura cyane. N'ubwambara ibintu byacitse we wabuze iki? Abari kunyumva. Notse Mavi amakuru yawe. Umva ukuntu ari guhumura ubuyoga. Ubu nawe nibyo ugiye. Harimo arahumura nk'umupapa. Nika. Umugabo. Imihumure yawe papa. Numve mbere. Umeze neza ariko. Amerimo. Anyifurije kurama. Urageze? Ariko kirimo. Zewaza mayipasi. Twabanye imbibi. Sibyo? Kuri bashiki banjye nukureba ntukoreho. Nk'inaho. Sibyo? Urimo wari umunyu se?
nasuye abaturanyi ariko banshagamo akantu k'agasipesiyare ubura uri tayari kugiye gutwariya niyo mpamvu ubona umushi wamwishe mbona umuhoraho oya ubwo se wamaze ingahe none bine nkatameze neza kandi bya bintu byo ntabwo uri buruka burabya n'ibyawe ntabwo wari wamanuka hari nkuko iruka nutaruka ndawugura n'indaya yego nutaruka tugende none